Rwanda ndabona umucyo utangaje ndumva nta karansanganira abansanganiza impanuro ngo mpanura abo dusangiye isano ndumva gususuruka mu rwa Gasabo ngasabagizwa n'ibyishimo cima abanshingukiye banshakira ibyicaro ngo twicare muri ingobyi duhetse ndavuga amahoro atatse u Rwanda ndavuga amahoro ahuje abantu ndavuga amahoro y'abadaterwa ndavuga tekerezo rero ukuntu cyaje ubundi baravuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanze nago musaza wanjye aba afite impano yo gukina comedy ngo ajye gushaka abandi bantu bo kuyikinamo kandi nanjye nkiga secondary nandikaga dusketch duto tw'amateatre nkanatingamo ariko nyine maze kurangiza secondary nibwo nagiye mu byo kuririmba ariko ntibivuze ko iyo mpano itakindimo ndavuga rero reka mfashe musaza bro wanjye nyine dufatanye kuzamurana abandi tuzajya tugenda tubongeramo nyuma ariko twabanje kwitera uburezi nyine twabwiye ngo twajyayo uretse n'ibyo nduretse ko covid yaje nkuko nabivuze ubushize nge nandika ni nkaho nge mfite impano nyinshi kuririmba kwandika imivugo kuyivuga na comedy na theatre na filme nayikinamo inkuru y'umukunzi wanjye ndamukunda arankunda hihihi yego yes nanjye ngusuza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba ni mu mpande enye z'u Rwanda rw'imisozi igihumbi avuga zimwe nyene cekeco ishyaka manager officially imwe bari gusenyuka utazanze gusenyuka alright birangiye ari umukobwa nari maze iminsi narabuze cyane mu kiganiro twakoze na musaza we yavuze ko nzamutumira nanone nagatsi wabo kuganira nabo nago naje mu mwanya wo kuba nabatungura nkuko musaza yambwiye ko bakinana comedy bagiye kubitugaragariza nongere nanone dusubire muri muzika nyarwanda ye mubaza aho bigeze ese bimeze bite ese arimo kubona iterambere rya muzika muri no minsi ryifashe rite ariko mbere yuko muhikaze ndakwizoka na subscribe like share ndetse na comment ndetse kababwira ngo Isiyaka yaje kuri Bwiza TV ndetse na bwiza.com eka murakoze cyane nje Lili Moze nezina ry'ubuhanzi ariko amazina yanjye ni Ishimwe Liliane nkaba ndi umuhanzi w'indirimbo imivugo nkuko nabivuze ubushize ariko ngarutse muri comedy ugarutse muri comedy ndetse no mu buhanzi no mu buhanzi ndacyarimo nikorwa turimo turabikora ariko biri hafi gusohoka hari video turimo turakora ya ndirimbo nababwiraga ariko ntabwo irasohoka oya reka ndeke kuyivuga ko nayivuze mu kiganiro cy'ubushize ko mama gapera muri batahamagara bambaza ngo byagenze gute nko kuyigutinda ariko iri hafi okay agapera kiyo ndirimbo gusa urumva ntarabanda buri nyine kora mu mihogo bombe ko ari za manzo okay nkuko mubizi indirimbo nakoranye na Kalifani yitwa Ndamufuhira no kubanza kugorora amajwi reka mbabwire inkuru y'umukunzi wanjye ndamukunda arankunda hihihi nako ngako nyine iyindi murayizi mujye kuri YouTube musacinge Ndamufuhira by Lili Fit Kalifani mureta muyibona ne yamatsiko kujya muri studio nkazahogoza sibyo musa nibyo sigaye twarasaraye covid yatumye abantu batarepeta njye ni Justin Jaxi official reka cyagiye werekana ibyo ushoboye ni fresh kabisa biri kugenda mu nzira gutya ayo murambwira ngo ikindi navuga nuko nubwo ndi umuhanzi nshobora kwactinga mu videos y'abandi bahanzi ushaka kureba uburyo nactingamo wareba indirimbo yitwa Marry Me by King Devu apana David Devu utuyibona ugahita ukanda subscribe na share byaba byiza ndugashyabona comment okay nifuje nyine kuganira nawe na musaza wawe kugira ngo ugire byinshi ugenda udusangiza ndetse n'abadukurikiye iki gitekerezo cyo kuvuga ngo
reka njye no muri comedy noneho na acting na musaza wanjye cyaje gutera igitekerezo rero ukuntu cyaje ubundi baravuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanze ntago musaza wanjye aba afite impano yo gukina comedy ngo ajye gushaka abandi bantu bo kuyikinamo kandi nanjye nyiga secondary nandikaga udusketch duto tw'amateatre nkanatingamo ariko nyine maze kurangiza secondary nibwo nagiye mu byo kuririmba ariko ntibivuze ko iyo mpano itakindimo ndavuga rero reka mfashe musaza bro wanjye nyine dufatanye kuzamurana abandi tuzajya tugenda tubongeramo nyuma ariko twabanje kwitera uburezi nyine twabwiye nyuma naza musaza wawe ninde wahaye undi gitekerezo mbere cyo kuvuga ngo dukine comedy njya kimuhaye njyaze icyo gitekerezo byari biturutse kera nyine hari ukuntu nakunda gukora utuntu nyine tw'udukomedi muri classe gutyo rero bigenda biza gutyo muri iyi minsi natekereje ndavuga ngo wajya nkora udukomedi ubona bizavamo bizavamo kabisa ati ubuhanzi reka mushyire ku ruhande cyangwa umufatane n'ubukomedi ukaba watireka njye kwikinira komedi nta kintu bitwaye nyine komedi ni ikintu gituma umuntu nyine yumva ameze neza yishimye agaseka ubuhanzi ntabwo wajya kuririmba utishimye ushobora gukina komedi nyine komedi ni iyo gususurutsa abantu n'uyikina nawe ubwe aba yumva bimushimishije rero uba ugomba kuririmba wumva unameze neza nyine wishimye nibyo kabisa uba ugomba nyine kwenjoy turakomeje kugira ngo wenda ntabwo tuza kuganira byinshi ariko ni impano y'umuryango ni byinshi bitandukanye tubibutsa ko mugomba kubafasha mukabashyigikira ariko hari nk'umuntu ushobora kuvuga ati ndashaka kwifatanya namwe cyangwa umuntu akavuga ati muze mu bikorwa byanjye bya komedi cyangwa bya sinema nyarwanda mwajyayo ego twajyayo uretse n'ibyo wenda uretse ko covid yaje nk'uko nabivuze ubushize njye nandika ni nkaho njye mfite impano nyinshi kuririmba kwandika imivugo kuyivuga na komedi na teatre na filime nayikinamo reka mbavugire umuvugo w'amahoro ndabona akazuba karashe u Rwanda ndabona umucyo utangaje ndumva ntakara nsanganira abansanganiza impanuro ngo mpanure abo dusangiye isano ndumva gususuruka mu rwa Gasabo ngasabagizwa n'ibyishimo nshima abanshingukiye banshakira ibyicaro ngo twicare muri ingobyi duhetse ndavuga amahoro atatse u Rwanda ndavuga amahoro ahuje abantu ndavuga amahoro y'abadaterwa ndavuga amahoro y'abarutuye ndavuga amahoro y'abanyarwanda rubyiruko rw'u Rwanda reka mbabwire muze dukunde igihugu cyacu duce amacakubiri mu Rwanda duharanire kuba intwari z'abagituye reka ndangiriza aha ngaha njye musize usiga ntibasiganuze basiganuza ntibamusende bamusenda ntibamusange bamusanga bagasabagizwa n'ibyishimo nishimwe Liliane murakoze guma amwumvishe uramwumva ubu kabisa arahatwitse muze kumwumvisha arahiye kabisa arahatwitse wowe uramutse ufite ubushobozi rero wahita umukorera iki kugira ngo agere kure ashimishe urabizi kuri iki gihe nyine nta gikwe kikibaho ariko yewe nahita amukorera igikwe nabwira ati ni ikihe gitipe nyine ushaka kwiyogoza ubundi gata ni iki cyangwa ukavuga ati ariko reka mbimubwire biriya ubundi busanzwe ndabizi neza ko no mu bukwe wajyaga ujya kuvuga imivugo kuri ubu ngubu nta bukwe bugipfa kubaho covid yazanye ibibazo ni izihe ngaruka zitari nziza byakugizeho ingaruka byangizeho ni uko nyine ubundi nakundaga kwibonera ibaka nyine muri buri samedi nyine nkabona amafaranga nyine ya weekend ariko ubu ngubu kubera covid batumira abantu bangahe nta muntu ukibuka ngo umuhanzi uri buririmbe cyangwa ngo yibuke uvuga imivugo nyine usanga bakora nyine ibintu bisanzwe nyine bitari nka mbere nyine ubona abasizi se bakibaho abasizi uretse gukorera kuri YouTube nyine ndukaba ufite channel yawe uvuga ati anytime nyine nzagira aba subscribers benshi wenda ntera imbere muri ubwo buryo ariko kuvuga ngo urajya imbere y'abantu bakubone gutya live ntago bikibaho yego muri sabira iki abafana banyu bababuze
sha icyo nakwisabira wenda leta Imana idufashe wenda covid ikashira cyangwa wenda imiti yayo ikaboneka nyine ndakeka twakongera kubona nyine ubwisanzure bwo gukora cyane nka mbere kugira ngo uzashire nitwebwe ubwacu tuzatuma ishira twambara agapfukamunwa neza twamazi meze n'isabune dusiga intera metero turinda n'ingendo zitateganyije yego musaza no munsi ufite kuraje kabisa Kaka inabonye mama mushaka kugenda nika kugenda usubize mikoro yanjye njye twatingira tureza amana zanyu zakomeye cyane baranga n'ibyo ukina nanga kuganira nawe ibyo ngibyo akazo tuganire werekanaga impano yawe ubusizi ndetse no bwa artiste na fashion n'ibindi none uyu munsi bwo tugiye kubakorera agakomedi nta kibazo ngiye na sister komedi nyine tugiye kubakorera murabizi mu gihe cyashize nyine hari ukuntu nyine wenda twebwe hari amaproduit ava mu mibiri yacu nyine ahubwo twe twayabona nk'umwanda ariko nyine twakayabyaje umusaruro nyine twogeze kumva ngo mu Ruhengeri nyine abantu bihagarika nyine uriya ibyo twita imyanda nyine bakabibyazamo umusaruro nyine bakabigurisha iyo komedi rero nyine twayanditse bitewe n'icyo gihe nyine cyo kuvuga ngo baragurisha bivuge mu mazina bagurisha ibyo bintu nyine ayo madeshe nyine bakayabyaza umusaruro ariko uburyo turi bubivugemo nibo bifate nkaho nta kinyabupfura kirimo nyine ni uburyo bwo kugira ngo nyine twitsekereze sobanura bavuge ko abari ku meza mwihangane nibibaho kandi sinabo babizanye hari impamvu byabaye uko ngiye yankurikira ibihangano byanyu nese baza ngo nta gikwe sisirenge ngo nta myaka 100 sisirenge sivuba se yo ngo nta gikwe uko nago tuvyese gikwe ko tezanyanije ni sirenge siko bimeze niko bimeze igikwe kiraba n'imyaka 100 tuzayire kubera Imana zare kuri bwiza TV uriho musabye imyaka 105 kandi aracyakomemeze neza none abana ngo nta myaka 100 imyaka 100 irahari ariko nyine ni sirenge umuntu abavuga ariko igikwe kirahari kizaba n'imyaka 100 tuzayigeza Imana nibishaka twagiye reka tubakorere comedy live nyine cameraman gendana nanjye gabagiye guturuka hirya uwo muntu uri hirya wenda uwo muntu uri hirya yihangane nawe bira bintu bihari gatoya ashyire ku ruhande nago kamera iramugeraho batwereka impano zabo ko zimeze iracyari Bwiza TV ndetse na bwiza.com ahi cyandi kumva nduhutse pe ahi we no uziko nibutse nindukoze biriya bintu hari muri lavabo ibikize nindukoze biri niko ndi kukubaza njewe ntago ari wone hari muri lavabo njeneye muri lavabo ubu nakwasa njewe nta soni gusa njeneye muri lavabo njewe gira ikibuno hano njewe uyineyemo ashigaje kuzanyara no mu masafuriya no mu mabasi njewe nyara mu masafuriya utanyaramo ahubwo yo nushaka uzanyaremo ufata inzira ushogoshero ryo kugurisha mu Ruhengeri so numva ngo niho bafite wese azashogoshe ukajya mu Ruhengeri banyara mu bijerekani bakajya kugurisha uzajya kuyagurisha rero amafaranga yo gukoresha iri isuku iri arafabo waneyemo nose ho ko mu minsi ishize so wagiye muri toilette y'abazungu gakandagira hejuru kanyara kubitamo ikibo ngayo nguko aka kantu mwagakuye n'agatekereje gute aka kantu nyine twagatekereje kubera ngo mu Ruhengeri bagurishaga nyine nk'inkari ikijerekani cy'igihumbi ariko ngo zigira akamaro zigira akamaro nyine zirimo aside niba ikaba ifumbire ikaba yabyara umuriro ariko utamara igihe kinini nyine yego kuki mwahisemo se kubatirika dukore kuri aka ngaka cyane cyane impamvu twakagize nyine urumva ko nyine avuzemo ko hari umuntu nyine ko avuzemo ko nagiye nkakandagira kuri toilette hejuru hari abantu nyine baturuka mu cyaro batazi kuntu toilette zo kwicaraho nyine zikoreshwa yageramo akabona ni nk'ikintu nyine atazi agatekereza ko wenda ari nka etage wenda ukandagira hejuru ari nka escalier yakandagira agaba yatirimuka agakubitamo
nizo n'inyigisho nyine uburyo twagateguye urabizi abantu bo mu cyaro akenshi na kenshi bakunda kuzambaye inkweto za taro za shinga rero hari igihe aza afite shinga yakandagira kuri cya kiboro cyo hejuru urabizi shinga bimeze nk'agasuma iragera agahita akubitamo ikibuno rero nyine twaragakinnye kugira ngo harimo inyigisho zo kugira ngo zigisha nyine abantu uburyo bashobora gukoresha tuwarete batagiye ngo bakandagira hejuru nyine cyangwa nk'abantu nyine hari abantu babona lavabo nyine ashobora kugenda nyine atazi tuwarete nyine ndavuye nk'ahantu atazimenyereye akatekereza akavuga ati wenda kubera harimo akoba harimo n'akantu wenda kameze nk'akayunguruza wasanga wenda umuntu ajya hejuru agakora ibikomeye wenda agafungura robine bikicagagura wenda bikagenda yajya hejuru yabikora ugasanga nyine ateje umwanda nyine bitari ngombwa nyine. hanyuma intego mufite muri komedi mugiye gukora muri mu Rwanda kina n'izi intego dufite nyine nuko nyine nuko abanyarwanda nyine bazireba bishima kandi bagakunda ibintu bijyanye na komedi abantu benshi nyine basigaye bakina amamuvi gusa ariko atarimo komedi nyine atarimo ibintu bisetsa abantu yego intego dufite ni ukwereka abanyarwanda ibikorwa byiza kandi birimo n'inyigisho nyinshi zibigisha uburyo bagomba kwitwara bibasetsa ariko iyo umuntu asetse agaturika agaseka biba bimumariye iki kuri wowe nyine wumva iyo umuntu asetse agaturika agaseka bimumariye iki abantu benshi bakunda kuvuga ngo nta myaka 100 ariko buri iyo umuntu aseka cyane niyo myaka urayirenza bigufasha kugira ibyishimo nsubije neza nanjye niko mbyumva nyine umuntu iyo yishimye aba yumva ubuzima bumeze neza nyine kandi wenda bitewe na wenda nk'ubuzima abanyarwanda kenshi bagiye bacamo wenda bitewe n'ibihe byarangiye nyine hari igihe uba usanga hari nk'abantu nyine bumva kwishima ari nk'ikintu ari nk'igitangaza ku buzima bwe nyine nta kintu gipfa kumushimisha ahubwo hari igihe areba ubuntu nk'ubwo nyine bw'ubukomedi ugasanga nyine wenda yumvishe mu mutima we bimusekeje nyine umutima we ukabasha kubohoka. murasaba iki noneho abakunzi b'ibyo mu kina ndetse n'abakunzi b'indirimbo zawe? turabasaba nyine kujya bajya kuri channel ya Justin Jaxi official noneho bagakora subscribe nyine bakanasharinga abandi nyine kugira ngo batuzamure natwe tubashe kugera ku rundi rwego rwiza nyine. mbere na mbere banza akajya kuri Bwiza TV bagakora aga subscribe share n'aga comment n'aka like banze bakajya no kuri YouTube channel yanjye Justin Jaxi official bagakora share like comment and subscribe. no Misiri imbere wenda nimukora mu buryanye n'amashusho n'ibyo bitandukanye kuri Bwiza tuzagacyaho turashoje tugaruke ku bihangano byawe umaze kugira bingahe? Ibihangano byanjye mfite byinshi ariko indirimbo mfite nyinshi ariko iziri kodinze navuga ko atari nyinshi cyane gusa iz'abantu bazi ziri kuri YouTube ni 3 hari yitwa Love You by Lee ndamufuhira nitwa Naranyuzwe. Yego bigaruka mu rukundo impamvu nkunda kugaruka mu bintu bijyanye n'urukundo nuko urukundo nyine ni rwo rwa mbere mu buzima ubundi hatariho urukundo naga abantu babaho bishimye n'izi komedi dukina nyine abantu badakundana cyangwa badasize hamwe ngo bagire urukundo nago babikora nyine habaho kutumvikana nyine ugasanga ibintu bigenze nabi ariko urukundo ni rwo rukonta bwa mbere mu buzima. Yego okay mugiye ndamwunganira gato urukundo nyine ni rwiza kabisa urukundo ni rwiza nyine ni rwiza rukundo nyine komeza nyine rukundo ni rwiza gute rukundo nyine impamvu nyine akunda kwimba ku ndirimbo z'urukundo uko usanga ari abantu bakundana ubundi bakababazanya n'iki ariko nyine abashaka kwerekana uburyo abantu bashobora kwishimana bakundana ibintu nk'ibyo. turashoje wenda tugarukire mu bikorwa byawe bisanzwe wenda ukora bya bindi natubwiye aho ugeze n'uburyo bimeze nyine muri ngubu nyine ikintu gisaba abanyarwanda nuko bakomeza
bagasa nk'aho baduporomotinga bareba ibihangano byanjye n'abashaka ko najya mbashushanya bajya bampamagara. rero turashoje nicyo bakurikiye bafana abantu n'ibintu bigiye bitandukanye. ubutumwa natanga nanjye ni uko abafana banjye ndabakunda cyane n'abanyarwanda muri rusange, kandi bakomeze banshyigikire mu bihangano byanjye cyane cyane mu mivugo no muri bya komedi. Indirimbo zo nyine umuntu nawe agerageza gukora cyane. Umuntu waba wifuza ko namwandikira umuvugo kuri sije runaka yazanyandikira kuri 0781530752. yego nkazamwandikira umuvugo waba w'urukundo, waba w'iki, waba wa bidi, waba iki, nyine kuri sije runaka iyo ari yo yose nabasha kwandika. Byiza cyane. Ariko hari abantu bajya bavuga ati itangazamakuru cyane cyane ntabwo ijya ridufasha abantu bakizamuka bafite ibihangano bigiye bitandukanye kuba twabugeza ku bafana bacu ndetse n'abandi bagiye batandukanye. wowe bivuga ibijyanye nyine abantu mukizamuka ndetse n'ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye mukora mu itangazamakuru ntabwo ugiye baba hafi kugira ngo ribamenyekanishe mu bikorwa byabo bitandukanye kugira ngo bimenyekane cyane cyane no mu bafana bacu. njyewe abenshi mbona bakurikiza bya bindi bavuga ngo ntawufasha ngo umuntu nyine ugomba gufasha uwifashije ahari, kuko akenshi usanga abanyamakuru bakurikirana abantu bamaze kubaka izina bamenyekanye, kandi nyamara bariya bo hari intego yabo iba yaragezweho. Hari n'abandi rero baba bagifite iyo ntego, bafite ibyo bashaka kugaragaza nabo bakeneye kugira aho ngaho abandi bageze. Rero ikintu nabasaba ntibagakunde kwibanda ku bantu bagezeyo cyane kurusha babandi bakagombye gufata umugongo nyine niba ari mu mugongo, kubafata akaboko bakabazamura bakabageza ahandi n'abandi bageze. Natwe batwiteho batube hafi kandi badufashe nyine badusapotinge mu bihangano byacu. nicyo numva nababwira. mu bihangano byawe rifuza iki cyo bagufasha nk'itangazamakuru? Itangazamakuru ryo ryamfasha nko kumporomotinga bakanzamura. cyangwa n'undi muntu waba wifuza ko nyine namugera muri clip narebe najyamo. byiza cyane. mugire ikintu mubwira Pink Josi? turamukunda cyane, of course nyine umuvandimwe wacu kandi turamushuhuje. yego Pink Josi icyo namubwira nyine turamukunda cyane nk'uko sister bivuze, kandi akomeze yagure nawe ibikorwa bye cyane. turabashimiye. mwakoze. murakoze namwe. namwe murakoze cyane. ntabwo nzi guseka. bajya banga banajya mu kanwa mukarakunda guseka ubusa. ni byiza cyane, ni iby'agaciro. of course nabo tubasuhuze abantu bameze nk'abo bantu. ni Bwiza TV, ni bwiza.com. subscribe, like, share ndetse na comment niyo dukeneye cyane, kandi inkunga zanyu ndetse n'abafite uruhare mu kuba bazamura ibihangano byabo. ni byiza cyane. nicyo gituta cyose cy'akamanage of course kuri kamera kumwe na Cecile. Imana y'u Rwanda ibampera umugisha. mwese muri kino kiganiro kakirangiza.